Ijanisha rinini ry'abantu bagwa mu makosa bitewe n'impamvu ebyiri nkuru: kutamenya no kwirengagiza amakuru bahawe. Bimaze iki kugira ishyaka ryo kumenya cyangwa kumva ibyo ubwirwa? Nubana natwe muri Menya n'ibi ndetse n'ubutumwa bw'intumwa uzunguka byinshi. Ninde utazi ko gufatwa neza binezeza ubikorewe? Ninde utishimye ko yafatwa neza cyangwa se guhabwa care? Umuntu muzima agizwe n'ibice bitatu bikuru muri we. Icya mbere, umubiri cyangwa se body. Icya kabiri, ubugingo cyangwa se soul. Icya gatatu, umwuka cyangwa se spirit. Twese turemye mu buryo dufite igice dusangiye aricyo gitera ibyishimo cyangwa umubabaro. Icyo cyitwa ubugingo cyangwa se soul. Iki gice kibamo ibintu bigera kuri bitatu, ari byo ubushake cyangwa amahitamo will, ubwenge mind, n'amarangamutima emotions. Nicyo gituma dukwiye gusaba Imana kugira ngo ibice byose birindwe bitabaho umugayo. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23. Iyo umuntu akivuka aba afite ibi bice byose uko ari bitatu, ariko byose ntabwo biba bikora neza. Icya gatatu cyitwa umwuka cyangwa se spirit cyo kiba gipfuye kidakora, ariko kiri mu muntu gikora. Igice cya kabiri cyitwa ubugingo cyangwa se soul cyakiriye ijambo rikangura igice cy'umwuka bivuye ku Mana umuremyi wa byose. Yafashe neza abasore bamuganye. Nibyo, iyo umuntu yishimye muri we havuka umusemburo witwa dopamine. Ibi biterwa nuko hari ikintu umuntu aba yumvishe, arebye cyangwa akoze kikamushimisha, kumva ni byiza kuba kibonye, agikoze cyangwa cyumvishe. Siyanse ni kwivuga, kandi n'Imana ubwayo idusaba guhora twishimye iteka. Mwishime iteka. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16. Maraya Rahabu yishimiye kwakira abasore babiri b'abatasi, arabacumbikira, abafata neza, arabahisha ku bw'abanzi babashakaga. Bibiliya ntabwo ivuga neza aba batasi, ariko mu nyandiko z'Abayuda bivugwa ko ari Kalebu n'umutambyi Eliyazari. Hari aho umuntu yibaza ati kuki bagiye mu nzu ya maraya? Ariko Bibiliya ivuga ko Yesu yaje gushaka abarwayi, ataje gushaka abazima. Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Mariko ibice 2 umurongo wa 17. Ni igitangaza kubona maraya agirirwa ubuntu bwo gucumbikira abazamugirira neza, bakamutera kurokoka ibyago byendaga gutera. Ni byiza kwakira abazanye inkuru nziza yo gukiza uyumvishe, kuko ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ni byiza cyane. Uyu Rahabu yakijijwe no kwizera, kuko yaravuze ngo, ndabizi neza ko Uwiteka yabagabije iki gihugu. Arababwira ati, nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu, kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Yosuwa ibice 2 umurongo wa 9. Nyuma yo kwizereza intumwa n'amagambo bamubwiye, bimutera gukora imirimo myiza. Rahabu yakize ibyago. Nyuma yuko twumvishe ubutumwa bw'intumwa, bidusaba kubwumvira, kuko wumva ntakore iby'ijambo yumvishe ntacyo bimufasha. Kuko wumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso ye mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Yakobo igice cya mbere umurongo 23 na 24. Rahabu bamubwiye icyo asabwa nyuma yo kumvira inkuru nziza, ko bamugendereye bashobora kumuhesha gukira ibyo byago. Nitugera muri iki gihugu uzapfunika aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu muryango wa so bose uzabateraniriza iwawe. Yosuwa
ibice 2 umurongo wa 18. Inzira zatuma umuntu akira ibyago bizatera isi ntabwo ari nyinshi, ahubwo ni inzira imwe gusa: kwizera amaraso ya Kristo akiza ibyaha. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Akagozi gatukura gashushanya amaraso ya Yesu, ayo marayika urimbura azareba akibuza kurimbura ufite ikimenyetso cyayo. mutsembe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Ezekiyeli ibice 9 umurongo wa 6. Nibyo Rahabu yizereye mu kagozi gatukura yabwiwe n'intumwa cyangwa se abatasi, akira ibyago abandi bahuye nabyo kuko ryari isezerano. kandi uwo mudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Ariko maraya wa Rahabu aba ari uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko ye yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Yosuwa ibice 6 umurongo wa 17. Yosuwa mu gisobanuro cyabyo ni amagambo abiri: Yeho bisobanura Imana, na Shuwa bisobanura gukiza, byose bikaba Jeshua bisobanuye Imana ni umucunguzi. Yosuwa yashushanyaga umukiza Yesu Kristo. Ibi biratwigisha iki uyu munsi? Yosuwa yabaye umucunguzi wa Rahabu, ariko kandi niwe wabaye umucamanza ku bantu b'i Yeriko, kuko niwe watanze amabwiriza yo kubarimbura, kuko batari bafite ikimenyetso uretse Rahabu. Niko na Yesu Kristo ameze, ni umukiza w'abantu, ariko kandi niwe uzaba umucamanza w'abantu banze kumvira intumwa ze cyangwa se ijambo rye. Ndakwihanangiriza ntanze Imana nk'umugabo, hamwe na Kristo Yesu uzacira imanza abazima n'abapfuye, no kubera ukuza kwe aje kwima ingoma ye. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 1. Niwemera kwakira no kumva bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uzikizanya n'abawe. Uyu munsi niwumva ubutumwa bwiza bukagutsinda, wizere Yesu Kristo kandi wemere ko uri umunyabyaha nk'uko Rahabu atahishe ko ari maraya, hanyuma ubwire Yesu ngo ngirira imbabazi. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, nabo basabire nk'uko Rahabu yamenye amakuru meza agasabira ab'inzu ya se bose. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama na basaza banjye na barumuna banjye n'abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Yosuwa ibice 2 umurongo wa 12 na 13. Nk'uko Rahabu wari maraya yahawe umurage wo kuba mu muryango w'Abisiraheli kubwo kwizera, niko nawe umaze kwizera Yesu Kristo uhabwa umurage uko mu muryango w'abana b'Imana. Umuntu abantu babona ko gukizwa bidashoboka, imbere y'Imana gukizwa kwe biba bishoboka. Ntabwo Rahabu wari maraya kuriya, ntekereza ko hari abantu bari bamufitiye icyizere cyo kuba yakizwa, ariko Imana yarabikoze. Urasabwa kwizera gusa, hanyuma wowe wizeye urasabwa kugendera muri uko kwizera udatandaraza, bigahamywa n'imirimo ukora. Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Yakobo ibice 2 umurongo wa 17. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Yohana ibice 15 umurongo wa 25. Shalom.